Muraho neza nshuti zanjye bari dukunda kwigana ikoranabuhanga. Ndabakunda. Uyu munsi ndagira ngo twigane isomo ryo kuntu ushobora gusiba ibintu bikava muri telefone yawe mu buryo buri permanent. Abantu benshi barampamagara bambwira bati telefone zabo ziruzura, basiba ibintu bagasanga ntago byasibamye biracyari muri telefone. So telefone storage yayo igahita iba ntoya, yewe na processor ikagabanuka. So ngiye kubagezaho ibintu bigera nko ku 8 ushobora kuba wakora telefone yawe ikongera ikagira ubuzima. Urugero, urabona hari abantu bahamagara ariko bahamagara ugasanga bafite auto-record. Umuntu ahamagaye wese telefone ihita muri coding. So reba ko rero bitarimo, nuvuga ngo jya muri call bisanzwe, hano phone call. Ya hano muri call bisanzwe urebe ko utafitemo auto-record. So mu tudomo dutatu hejuru hano, niba nusanga birimo uhita ubikuramo, kandamo. So iyo ufitemo hano havivuye, so telefone ihamagaye ihita recording umuntu wese uhamagaye. So bikuremo. Ubu ni uburyo bwa mbere. So uburyo bwa kabiri, abantu bafite telefone y'amatekino, hari porogaramu izana na telefone bita phone master. Iyi porogaramu niyo ituma ibyo usibye bidahita bigenda permanently. Yo ikoranye icyo twita recycle bin cyangwa cycle bin imwe ya computer. So yo rero igira icyo twita trash. Ibyo usibye byose bijyaho twita trash. Ihafata nk'umwanda, aho ibika umwanda. So iyo ubikeneye urongera ukabirikavaringa cyangwa se ukabisangayo ukabisiba. So rero ngiyi porogaramu ku bantu bafite tekino tugendane, iyi porogaramu niyo ifite iyo twita trash. Iyo ukanzemo niho usanga imanaginga storage ya telefone yawe. Nk'ubiri gusikaninga, ariko iyo uyikandamo directly uhita usangamo ibi bintu. Aha turi ni home, usangamo CPU cooler. Ndeba CPU cooler. Ikintu ukora ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ukanze kuri CPU cooler ni ukugira ngo hagire ibintu siba ariko bitahungabanyije ibyo ukeneye. N'urugero, ariko hari amavirusi uba ugiye gusikana. Nk'ubu nukandamo hano hari amavirusi uraba uri gusikana, urategereza CPU cooler irangire isibe amavirusi. Yego, ukore cool. Urayibona ukuntu ikora, irasiba amavirusi rwose agenda. So nk'ubu ngubu biratubwiye ngo fixed. Nk'ubu ngubu hari ibintu ikoze, reba hano iravuze ngo ama probleme 15 yashyushyaga telefone yawe abaye fixed, bivuze ngo yakize. So ibi nibirangira usubira inyuma ugende ku twita phone booster. Phone boost ngiyi hano, naho ukandeho kugira ngo uboostinge cyangwa se processor yawe yongere igarure ubuzima. Ubikore birangire. Urabibona, ukande boost. Uraboostinze 65% bya telefone. Urana megabyte cyangwa se urabona biragaragara hano hari ama megabyte menshi ama application yagiye akonsoma. So nukandaho irahita yasiba. Ukore boost. So reba hano hejuru handitse ngo ibi bintu bifata nk'amavirusi nk'utu tugabo. Utu tugabo idufata nk'utuvirusi. Iratubwiye hano hejuru ngo byibura megabyte 133 zibaye free kuri memory card cyangwa se kuri internal storage ya telefone yawe. Urayibona? So usubira inyuma ujye no kuri junk file. Junk file ni amafayiro yangiritseho, yangiritseho nawe yasubiza ubuzima. Ujye no kuri antiviruses, naho kandeho. Urayibona, kugira ngo urebe safe. Ikore safe, antivirus nayo isikane. So twihuse cyane, reka turebe hepfo aha ngaha. Turashaka no gusiba ibintu
twari twarasibye mbere bikanga kugenda. Hano turabona icyo twita smart cleanup. Smart cleanup. Iyi smart cleanup, aha naho ushobora kuregera ibintu bikaba byajya byisiba directly. Aha muri smart cleanup ukanzemo wareba ukajya uvuga ngo kuva ryari kugeza ryari. Urayibona? Aha ukanzemo yo yagikubwira ngo aya masaha najya agera igihita ibyisibira. So iyo ubishaka urabikora, iyo utabishaka hano urahafunga, sibyo? Ugakora disable. Urabona ko ngose disable nta bintu bizagisiba. So rero nicyo nagira ngo mbereke. Hanyuma ukanze hano kuri toolbox hano munsi, hano hasi cyane kuri toolbox ukakandi turebe. Nuhakanda turaza kubona ijambo twita deep clean. So ibi bigaragara cyane ku bantu batunze telefone z'amatekino, kuko iyi porogaramu birazanana nta nubwo wanayisura ngo ikwemerere. So iri jambo rero deep clean, so no gusiba byimbitse. Iyo ukanzemo niho dusanga bya bindi twari twarasibye bikanga tukaba twabisiba. So irasikana itwereke availability of storage. Iratubwira ngo reba dufite megabyte available storage, hasigaye megabyte 716. Bishatse kuvuga ngo iri hafi nyine kuzura, dukeneye kugira ibyo dusiba. Yego. So bagenda batwereka rero storage ya buri kintu cyose, WhatsApp ibyo ifite, ama image ingano ifite, bakatwereka application dufite. Nk'ubu ngubu nako dufite application ifite storage ya giga 3 n'ibice. Reba hanaho ama video dufitemo, ama audio n'ama storage igiye ifite. So rero arajya muri buri kintu ugira ibyo usiba niba ubikeneye. Nk'ubu twajya hano kuri ama image nkakandamo, hanyuma nkahitamo ama image nakeneye, nkaselectinga nkamanuka hasi nkakora selection, narangiza nkayasiba nkakora clean. Iyo mbisibiye aha ngaha bahita bambaza ngo are you sure? Urayibona? Barambwiye ngo to delete these files are not recoverable, ntabwo bigaruka. So nkahita nkanda delete, ubwo biragiye permanently. So nkahitamo n'ibindi byose nakeneye, nkongera nkagaruka hano nkareba ama video ntakeneye nayo nkayahitamo, sibyo? Nkabisiba bikagenda permanently. Nkareba ku large file cyangwa se ama file aremereye, nkareba ibyo ntakeneye nkagihitamo, narangiza nkakanda clean permanently, sibyo? So noneho rero nkiri hano kadusuye inyuma gato ya murebe, hagiye twita harassment filter. Aha harassment filter no kuvuga ngo hari igihe nyine ufitemo auto record, ibyo ngibyo recordinze telefone bifata nka harassment filter. So ibi byose ni auto record, nibyo na recordinze ntabishaka. So nkabisangayo nkabisiba, sibyo? So nkasubira inyuma nkareba noneho hano, nkareba icyo twita photo cleaner hano hasi, photo cleaner. So reka tujyeho murebe. So irakora calculation itwereka amafoto ari dark, n'amafoto twafotoye ninjoro ikayafata nk'atagaragara nyine, kuko amafoto yafotoye ninjoro hari igihe akenshi na kenshi batagaragara. Rero iyashyira ahantu kwayo ikakwereka ko yo yafashe nk'ari imyanda. So niba rero atagaragara koko urinjiramo uyasibe. Reka twinjiremo urebe. Nitwinjiramo urabona ko koko yafashwe ninjoro. Hanyuma uselectinge ibyo ubona bitagaragara. Yego. Nk'ikirabona ko kitagaragara. Hanyuma ugiselectinge ugikorere delete. Tukora delete. Bibe biragiye. Urayibona? So usubira inyuma, uze hepfo hano mu cyo kwita muri blue photos. Muri blue photos na amafoto wafotoye ariko urumuri rukayatwika. Aya mafoto rero
telefoni yafata nk'imyanda, so wajyamo ayo ubona atagaragara koko ukaba wayasiba, ukayasiba. Urabona ko nk'iyi foto urumuri rwarayitwitse, so ukayihitamo ukaba wayisiba, yego, ugakora delete. Aha rero ubu bisibye mu buryo buri permanently. Aha, noneho dusubire inyuma gatoya turebe aho twita muri similar photos. Similar photos ni amafoto wafashe akabasa, telefone rero ya gurupa ahantu hamwe ikakubwira ngo siba amwe kubera ko asa. Nk'ubu ugiyemo urabona ko nk'amafoto arasa, ugahitamo izo ubona zisa ukazisiba. Nk'aya mafoto arasa, bamo imwe muri zo, ugakora select, ugakora delete. Urabona ko byibura ubonye megabyte 5 n'ibice uba ugiye gusiba, telefone yawe ikongera igasubirana igasubirana ubuzima. So rero iyi video mwihangane muyirebe muyirangize, iraza kuba yabafasha gusiba ibintu mukabona storage igarutse nk'uko mubikeneye, sibyo? Ibyo birangiye tugira application tugira akantu twita file mover. File mover ni ukuvana ibintu kuri internal memory ukabishyira kuri CD card cyangwa se memory card. Rero ubishatse wagira ibyo wohereza kuri memory card. Nk'ubu ngubu urabibona waselectinga ibintu bivana kuri memory ya telefone ngaha, ukabivanayo, warangiza ukagenda ukabishyira aha ngaha. Uraselectinga hanyuma ukore transfer byigire kuri memory card. So iyo byanze rero iyi application yo ibikwangiye, ujya muri Play Store ukareba indi application bita Move File. Dore ngiyi hano kuri desktop ya telefone yanjye. Iyi ikora akazi kose kabisa. Iyi iyo umaze kuinstalla kuri telefone yawe uyikandamo, hanyuma ikagira ibintu ivana kuri internal storage ikabyimurira kuri memory card. Urayibona? Nk'ubu wajyamo ukareba ibintu biremereye nk'aya mafayiro ukayaselectinga, ugahita ukora move to. Ntabwo ukora copy, uhita ukora hano move to. Iyi move to iyo ukanzemo ihita ikwereka aho ujya gutransfera, ugahita ukora select, hanyuma bigahita byimuka bikava kuri internal bigahita bijya kuri CD card. So mwakoze cyane rero, ndabashimira uburyo mudahwema kungaragariza ko munkurikira. Njya kumva nkumva umuntu arampamagaye kuri telefone ambwira ko namufashije, so rero ni byiza gushima. Hanyuma mbashishikariza kujya mutanga amavideo ku bantu benshi kugira ngo nyine ikoranabuhanga rigere ku bantu benshi batandukanye. Hanyuma niba utarakora subscribe, reba kuri iryo jambo subscribe rikiri umutuku, nusanga ari umutuku ukandeho rihinduka umukara, uraba unkoreye subscribe, tukajya tugumana. Hanyuma nusanga risa umukara utakandaho kubera ko wowe uraba waramaze gukora subscribe. Hanyuma mujye mwibuka no gukanda ku nzogera, mukande kuri all videos kugira ngo nyine amavideo mbashyiriyeho mujye muyabona ako kanya, ntiriwe nongera kuyasharinga nkoresheje link. So ndabakunda cyane, bye bye.